Recent Talk. Ndagusuhuje cyane kandi ngo hagikaze aho dukunda ndetse wakoze subscribe, Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose, ndetse natwe duhora tugusengera ndetse tukwifuriza ibyiza nkuko nawe utwifuriza ibyiza. Reka ngushimiye ko ukanze kuri no video ukayifungura. Imana iguha umugisha kandi nkubwira ko ugomba cyangwa se ufite kureka ukayumva yose ubundi kugira ngo tubane tumeze neza cyane akantu ku kandi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina mukunzi wacu yadusabye ko twamusobanurira. Mbere yuko tuvuga ubusobanuro bw'izina uri kubona muri screen zawe, reka mbanze nawe nkubwire ko niba ufite izina wifuza ko twagusobanurira waritwandikira hano hasi muri comment ukatubwira izina wifuza ko twagusobanurira. Indi video izakurikira ingiyi akaba ari izina ryawe cyangwa se akaba ari izina wadusabye ko twagusobanurira twakubwira. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imiterere ndetse turebe hamwe imyitwarire, turebere ibiranga abantu bose bitwa ba Betty. Mwegere hino maze mbabwire ubusobanuro bw'izina ryanyu cyangwa se mbabwire imvano y'iri zina. Izina rero Betty ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Giheburayo, rikaba riva ku izina Elisheva cyangwa se Elizabeth, risobanura uweguriwe Imana. Hariho naho usanga risobanura umuntu cyangwa se ko Imana itunganye. Mu magambo make Elizabeth risobanura uweguriwe Imana. Mu Gifaransa rero bamwita Beatrice, mu Cyongereza ho bakamwita Betty nkuko abantu benshi bakunze kubivuga cyangwa se abantu benshi bakunze kwitwa uko bagenda bayahina. Betty rero tugiye kureba bimwe mu biranga ba Beatrice cyangwa se ba Betty mu rurimi rw'Icyongereza. Betty rero aba ari umukobwa cyangwa se umugore ugaragara amarangamutima ye ahava akagera yose rwose ngo arayagaragaza uko abishaka. Betty rero ni umuntu udahisha ko ateye kuko amarangamutima ye ahita kwereka uko yaramutse binyuze mu buryo akwitwaraho, niba ari neza cyangwa se ari nabi. Iyo kwishimiye rero urabibona kandi iyo akwanze nabwo urabibona. Ashobora no kubona agahinda ke afite cyangwa se ukakabona mu ruhame. Bitewe rero n'ukuntu ateye ashobora gukomereka vuba mu buzima bwe. Niyo waba wumva umubwiye ikintu cyoroheje ashobora gukomereka bitunguranye. Urumva ko rero ntabwo wagakwiye kubabaza Betty uko yiboneye kose kuko ni umuntu ukomereka vuba cyane. Iyo rero abaye umubyeyi aba ari umuntu w'umunyampuhwe cyane, udashobora kuyoberwa inshingano ze mu rugo cyangwa se udashobora kumenya icyo abana bakeneye. Ni umuntu wita ku nshingano, ni umuntu ukora buri kimwe cyose kugira ngo inshingano ze azikore neza. Akunda gukora ibintu bituma agaragara neza cyangwa se ibintu bituma amarangamutima ye, nko kuba umuririmbyi, kuba umucuranzi, umukinnyi w'ikinamico ndetse no gukina filime n'ibindi bintu bishobora gutuma amarangamutima yamera neza cyangwa se akagaragara neza cyane. Agira ubumuntu, ni umunyampuhwe kandi akunda gufashanya ndetse no kwita ku bandi. Agira umwete kandi arasetsa cyane rwose, gusa ntago yikubira ngo yumve ko ashishikajwe n'ibye gusa. ngo burya ni wa muntu ukunda n'abandi, yifuriza ibyiza abandi. Muri rusange ni umuntu ukunda gusabana n'abandi, ntabwo ari wa muntu wikunda, ntabwo ari wa muntu usanga ari hariya gusa yirebaho ku giti cye. Ni umuntu rero ufata vuba cyane mu mutwe, azi guhanga udushya kandi azi gukemura ibibazo ahuye nabyo ndetse akabikemura mu maguru mashya cyangwa se akabikemura mu buryo bwihuse cyane. Reka rero ngushimire ko wakomeje kunkurikira ndetse ukumva no busobanuro bw'izina Betty cyangwa se Beatrice mu rurimi rw'Igifaransa. Niba witwa Beatrice, nizere ko wanezerewe kubera ko izina ryawe ni ikintu cyiza cyane, ni izina risobanuye ikintu cyiza cyane, ni izina rikubwira ko weguriwe Imana. Niba witwa Beatrice ukaba ufite indi mico itari myiza, tubwire muri comment niba ibyo umaze kukubwira byose bijyanye nk'uko uzi ba Beatrice cyangwa se ba Betty bitewe n'uko ushaka kumwita. Tubwire muri comment
uko ubyumva cyangwa se tubwire muri comment uko ubizi. Niba wifuza ko hari irindi zina twagusobanurira, twandikire muri comment utubwire izina twagusobanurira, ubutaha video nzakurikizaho izaba ari izina ryawe wifuje ko twagusobanurira. Ndagushimiye cyane rero, komeza ubane natwe, turagukunda kuko natwe dukunda. Imana iguhe umugisha.